abihereyeho avuga ko muryamanye kubera iki? Nk'ibisanzwe rero hano ni ku Nzira Nzima TV, ntabwo ari byo tuba tugamije, ariko tuba tugomba kugiranamo n'inama. Ndabizi abantu benshi mwagiye muhura n'abantu bameze gutyo, ariko ndagira ngo muze kutwandikira muri komenti mutubwire ngo twarahuye cyane mwahuye, niba na ngombwa unamumenshoninge agire ibintu ahindura nawe ubwe. Reka noneho tujye twaganira ku kintu kimwe kijyanye no kuba Yesu yaratwitangiye. Yatwitangiye kubw'ibyaha byacu, ntabwo nta kindi cyari kimuzanye, yari aje kwitangira abana b'abantu, kuko nta kindi kintu wari kubona kigucungura, kuko ibyaha wari ufite, ibyaha navukanye, ibyaha karande, ntacyo nari gukora kugira ngo bimveho. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ku gice cya mbere, yahereye ku murongo wa mbere abasuhuza, ndetse ageze hepfo abashimira yuko babwirijwe, ndetse babwirijwe barabyumva. Akomeza kubabwira yuko ibyo twabasengeye mwabisize mu mitima yanyu. Arongera aranababwira ati ngo ndetse dushima Imana buri munsi ku bwanyu, kubw'uko ubutumwa twabahaye butari amagambo gusa, ahubwo bwagize icyo buhindura muri mwebwe. Ibyo bintu ni byiza, mujye mugira amahirwe yo gusoma ijambo. Ndetse tugiye gusoza kiriya gice ku murongo wa 10, bavuze yuko nta wundi muntu uzaza kudukiza umujinya w'Imana uretse Yesu Kristo. Yesu Kristo ari we, ko ari we uzaza kudukiza umujinya w'Imana. Ese reka nkubaze, uri gukurikirana kino kiganiro, wemeye Yesu Kristo? Waramwemeye yuko ari we uzaza kudukiza ibyaha byacu, cyangwa nyine uri aho ngaho ntabwo uramwemera? Ariko ndakeka bino bintu mba mvuga ntago aba ari uko wenda umuntu yabuze ikindi akora. Hari igihe kizagira nawe ugashaka no kujya gusoma, ugire byinshi umenya kuri Yesu Kristo, ugire byinshi umenya ku murimo yaje gukora, bititaye ngo hari umuntu wabikubwiye. Kandi ahantu ugira ngo wenda mbabaze abantu bamenyereye wenda gusoma ijambo, ndagira ngo wenda baze kujya muri komenti batubwire ko mu Batesalonike harimo ibintu bibiri byo kwizera, ndetse wamara kwizera ukemera, hamara kuzamo n'ikintu cyo kwemera, hakazamo n'ikintu cyo kwiringira. Ese ibyo bintu ni kimwe? Ndagira ngo dutandukanyirize kwizera, kwemera, kwiringira. Ibyo bintu muze kujya muri komenti mutubwire, cyangwa ubizi azaza dusobanurire hano kuri kamera. Ntimwibagire gukora share, ntimwibagire gukora follow. Nk'ibisanzwe ni ku Nzira Nzima TV. Inzira Nzima TV, tuganire nakagaruka.